dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afrika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. Ikindi cyabungabungo ngo Kagame yapfuye ahubwo basenge ntapfe kuko napfe twe tuzakora jenoside yarenze yabo ku buryo izandikwa mu mateka y'isi bagira amahirwe kubera ko n'ubundi ni umubyeyi ni nawe ubavugira ni nawe wagiye kubarunda muri bakagombye kujya bamusingiza umundi bakagombye kujya basingiza Kagame bakavuga ati urabaho urakabaho Kagame watugiriye impuhwe nyuma yo kuru Rwanda nyuma yo gukora jenoside ntago wihoreye watugiriye impuhwe uraturengera umubyeyi watwagira uzana ubumwe bw'abanyarwanda mukamusingiza nakwiriye kumusingiza ariko ubundi nimugire ngo buri munyarwanda wese ufite impuhwe nk'iza Kagame mwanjishimwe mugize ibyago Kagame kuko watumye tubaho naho ubundi abana bari bari kubabyora ibyo bivugisha nama imikino buriya rero abantu reka mbasetse hari igihe abantu babona ngo babyaye abana babyimbye inda n'amatama bakagira ngo ni ukurera bakabona abantu babyaye abana babiri bato bakeya beza kabarera neza bakakurana umuco bagakurana imbaraga bakarya bagahaga bakagira ngo ni ukwanga kubyara ibyana bimeze nk'imitubu uri kunyumva ntago ubwinshi bw'umusemburo bugwiza umusururu oya kuba ari benshi ntacyo bivuze bo bitegure Kagame bumva gusa ngo birarangiye nta nubwo tuzamushingura wenyine tuzamushingurana n'ibindi bintu tugomba kumusasira ariko nyumva ibyo bajyaga bavuga ngo Habyarimana ngo apfuye ngo bazamusasira twe tuzasasa karindwi ariko nyumva bakanga abantu bavuga ubusa barabivugaga se mama Wilson bavugaga ko Habyarimana apfuye bamusasira mu ndirimbo bajyaga kuririmba hari indirimbo habanje ibintu by'amashyaka haza ibintu bitaga PSD ariyo y'abakombozi hazaho MRND hazaho CDR baza kuyihigo wakwibaza ese baramusasiye ajya ku bundi mwaramusasiye Habyarimana we Radio Ubumwe uyu munsi turi ku wa gatatu tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 twatwinjiye mu byo Radio Ubumwe nk'ibisanzwe tumanuka mu karere ka Kigali aho tuze gutangira mu Rwanda tukomeye kujya tubona ko ibintu mu by'ukuri nyuma y'ibura irengero rya Paul Kagame twese tubizi ko yavuye mu Rwanda mu by'ukuri agiye kwivuza kubera yuko ntabwo ari ibintu agomba guhisha uko buriya muhafashe indege ntabwo ari ikintu bahisha ni ibintu bigaragara nubwo baba bigize ubwiru ariko ikintu gikomeye kugenda kiburujijo nuko kubura kwiwe nta communication nta ari yaba mu presidence yaba ari mu bategetsi bari bose no muri famille nta numwe utanga umucyo ku kibazo cya Paul Kagame ese arwaye ese yararembye ese yatinye kujya gusinya amasezerano yo kuri 27 ese bimeze gute nta na kimwe bavuga ahubwo intambara zakomeje zakomeza kugenda zigaragara umunsi w'ejo hashize nyuma y'iminsi igera kuri 16 turavuga ibyumweru bibiri nibwo twaje kuba noneho umuntu bita Yolanda Macron ngo asohora itangazo avuga ngo umuntu Paul Kagame ngo ari mu kiruhuko hatarenze iminota 30 tuza kundi itangazo rindi ngo Kagame ngo yakiriye Obasanjo mu Rugwiro ariko abantu bakibaza bati ko imyenda yari yambaye ariyo bari bambaye mu kwezi kwa 12 itariki ya mbere kwa 12 muri 2024
ese ari Basanjo ari na Kagame babwirana dressing code, aho iyo bagiye guhura bagomba kuba bambaye ibintu bimwe kandi bambaye n'ubushize. Ibyo nabyo ni ibintu bagumye kuba batekerezaho. Ese ni ibiki? Ese Paul Kagame yaba yararangije ibyo yagiyemo kwivuza mu Budage akaza kuba arwariye mu Rwanda? Ibyo nabyo ntabwo tubizi. Ese arahari? Ibyo ntabwo tubizi. Hari uwamubonye se? ntabwo wabikubwira. Ibi byose bikorwa mu by'ukuri ariho ibintu bikomeye cyane tugenda tubona ko mu by'ukuri ubwiru n'ibibazo tugenda tubona muri kiriya gihugu bigenda twereka ko mu by'ukuri ibura rya Paul Kagame cyangwa iburirwa irengero ryiwe, tuzabita kuri irengero kubera yuko birahagije kugira ngo yaba umuryango yaba muri perezidansi mu Rugwiro babe bavuga bati umukuru w'igihugu ararwaye ari hanze kwivuza. It's normal, nta muntu utarwara. Birahagije ko wavuga ko ariko kuva ngo agiye muri vakansi asize intambara zirimo zidihagura abantu byo ntabwo twabyumva neza, ariko tumumenyereye yanasize abantu barimo bibuka jenoside yakorewe abatutsi, yarangije ajya kwibera umupira wa Arsenal, murabyibuka mwese, yarabikoze. Wewe ntabwo yanagutangaza cyane, yanabikora cyane, ariko cette fois urebye uburyo Kigali barimo babyina muzunga, amatangazo agera kuri 3 mu munsi umwe. Ari umuvugizi wa guverinoma ati Kagame ari mu kiruhuko, mu Rugwiro nabo bati, ubwo ni ukuvuga mu Rugwiro tuba tuvuze Ange Nuriya Ines Mpambara, bati Kagame yakiriye Basanjo. Izi ni ibintu bivuguruzanya. Umugabo ari mu kiruhuko ariko mu minota 30 yakiriye Basanjo. Bikaba ko mu by'ukuri abagabo ba Kigali hari ibintu barimo bahisha abanyarwanda, ariko ntacyo babahisha kuko ibirimo bigaragara turimo turabireba, kandi ikiri imbere kizanabigaragaza ni kimwe. Aya masezerano ya 27 ni ukuvuga uwa gatanu, ntabwo ari kera. Banyarwanda mutegereze ku wa gatanu ni iki kizaba, bazatuma ndongera ajya gusinya yes or not. Ibintu byo muzabireberaho, ibintu birakomeye rero abanyarwanda akazi aho twakumye intore rwose zatangiye noneho no gutangira kwivuga ko ngo Kagame naramuka apfuye ngo zizamara abantu. Abanyarwandakazi maze iminsi nk'amezi nk'abiri ntangira kubona amakuru menshi ava mu gatsiko ko hariho utugurupe tw'abantu dutangiye kuba dukora gitera hamwe, birimo bigenda bigaragara cyane ko bafite imigambi mibi, aho bavuga ngo Kagame naramuka apfuye ngo bazakora jenoside ngo ikubye 7 yakozwe. Biri on record, abanyarwanda bose batangiye kubyumva. Ni za ntore za Kigali none kinabaje cyane, biri mu badamu bigora ko bayivanye mu bagabo babo, ko abadamu bose muba mwumva benshi abagabo babo n'abasirikare baba bumvishije iby'abagabo babo cyangwa abasaza babo birirwamo baba bakora. Murabizi ko muri kiringi mashine niko ibintu biba bimeze, ariko rero nayo hari ikintu birengagiza. Nyuma y'ibi byose hazaba urubanza ngo bazakora jenoside ikubye 7 yakozwe ngo naramuka apfuye. Ni ukuvuga ngo Kagame yapfa yishwe n'iriya kanseri yo mu bwonko afite, yapfa asitaye, yagira gute, ngo bazakora jenoside ikubye 7. Ariko ibintu turimo tubona kandi bidahanirwa birakwereka ko mu by'ukuri mu gatsiko muri kiringi mashine bari muri gahunda yo kuvuga ngo aho kubura ubutegetsi abanyarwanda bose tuzabamara. Kandi ko Kagame yarababwiye ngo niba ngombwa ko agenda ngo azabisiga nk'uko yabisanze. Yafashe igihugu mu mivu y'amaraso, ari we ubiteje, yanze kugabana na ba Habyarimana, bamwemereye 50/50. Kandi iyo yemera diru bari bamuhaye, aba bacu twabuze jenoside yakorewe abatutsi n'abandi banyarwanda bayigendeyemo. Erega ni jenoside yakorewe abanyarwanda, ko muri jenoside ntabwo hapfuye abatutsi gusa. Igitangira mu itangiriro rya mbere indege ikimara kugwa, abantu bapfuye benshi ni abahutu. Barwanyije uwo ari we wese warwanyaga Habyarimana Emerenete. Iryo ryo nta banga ririmo. Banyarwanda, ibi bintu turimo tubona abantu baceceka. Mufite records z'abadamu tuzi, bamwe abagabo babo n'abasirikare b'abafande barimo baravuga ngo Kagame akaramuka apfuye ngo bazakora jenoside y'abahutu.
ntabwo tuvuge ko yishwe nk'uko Kagame yishe Habyarimana, bo baravuga ngo Kagame apfuye gusa. Ariko rero ni kwa kundi n'intambwe nazo zishobora kuba zarinjiye mu bwicanyi zitazi intambara zirwana, abarwana ni bande. buriya n'intambwe ziza kumenya yuko abarwanira ubutegetsi nk'abo baba bahuriye na rubanda ntabwo zari gukora ibyo zakoze. N'izi ntore rero mubona niko zimeze. Mu gihe bano ba Kabarebe ba Mubaraka ba Nyiramongi barimo bavuga bati tugiye gutakaza ubutegetsi, abandi bati tugomba gukora jenoside. Banyarwanda, biragaragara ko nta masomo abantu bavanye mu byabaye, ariko ibi byose hari ikintu birengagiza. Ese reka tuvugera iyo jenoside bashaka gukora. Ese buriya muri FPR bajya batekereza ko 65 z'aba walking soldiers ari abahutu? Icyo kintu bajya bagitekereza. Muri FPR batekereza ko mu basirikare batwara muri izi za Kongo zahe hose, mu bayobozi, mu bashefu, byo turabyemera ni abatutsi. Ariko se walking soldiers, babandi bikoreye za mashini gani, bikoreye amasasu, bikoreye ibyo bibunda n'ibiki byose, ni abake? RDF 65% walking soldiers ni abahutu. Ngo mu mpeyo parametre ko ubwicanyi bushoboka ngo iyo jenoside y'abatutsi bashaka kugakora. Cyo ari cyo nemera cyo, abajenerali bazarwanira ubutegetsi, bo bazarasana bazicana, ubwo hari ibice biziporasana hirya no hirya no hirya. Ariko kuvuga ngo uzakora jenoside y'abahutu byo sindimo kubibona, kuko hari ibintu badatekereza batabona. Burya iya jenoside yo muri 1994, iyo tuza kuba turi nk'uyu munsi wa none, bariya abantu bapfuye ntabwo bari gupfa. Abenshi bishwe no kutagira amakuru y'ibirimo bibera ahandi, bibera muri ino komine, bibera muri ino segiteri, biraye bibaye, byabaye ejo, icyumweru, iki n'iki. Kuko hari ahantu byagiye bigira nyuma y'amezi 3, nyuma y'amezi 2, abantu bagomba kuba baraciyeho. Ariko turi muri 2025, aho amakuru agerera muri serire zose, kwa banyumba, muri za nyumba 10 mu midugudu ku gihe. Wibeshya ko ashobora gukora ngo jenoside, kiriya gihe byarashobotse, ariko ubu ngubu ntabwo bizakunda. Ntabwo nkeka ko ari abatutsi b'icucu bazakora jenoside. Ntabwo nkeka ko ari abahutu b'icucu bazinjira muri uwo mujyi wo gukora jenoside. Ntabwo nkeka ko ari abatwa, dore ko buri bananya kujya. Buriya abanyarwanda bize byinshi, ahubwo agatsiko nta kintu kibeshyeho. Turabyemera, bamwe muri twe tuzaba ibitambo, nibyo. Ariko icyo tuzi cyo ni uko tuzagamburuza ako gatsiko kumva ko iyo killing machine irimo gutangira gukanga, gutera ubwoba ngo abantu bahamuke, ngo tuzakora jenoside, ngo Kagame apfa yishwe na malariya, tuzicara tuzabamara. Tukababwira ngo iyo ni iterabwoba. Karasira niwe wavuze ati tiene etre pandi ne sera jamais noyé. Uwavukiye kuzabambwa ntazigera arohama, iyo umujugunye mu ruzi uramuruka. Abashenzi bamurabwira, batangiye kupreachinga ngo Kagame ngo apfuye ngo tuzakora jenoside. Really? Muri 2025 abantu barariva gukora jenoside nkaho yabaye idahagije. Ibi bitwereka ni bande bafitemo inyungu, ni bande bari bafite inyungu muri jenoside ya 94, batangiye kugenda bigaragaza ngo abo bafina ngo bande. Turimo turayikurikirana ibi byose, ariko igishimije biri on record. Kandi bamwe muri aba badamu mwumvishije, abagabo babo n'abasirikare n'abofisi, aho mvuga ngo byose biri on record. Ariko nyaka ibi byose ari iterabwoba no gutangira kwikanga ko bya bihe bigeze, aho nababwiye ko nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR na killing machine dufitanye urubanza byatangiye kubona ko birimo bikomanga. Kandi nakuze mabwira ngo wize nkumi mu nzu bwakigutamaza, batangiye kubona ko bizashoboka kubera ko ibi byose. Kandi koko Kagame ntabwo ari eternel, azagenda. Uvuga ngo umuperezida wese uzajya upfa, abaturage bagomba gupfa, muribeshya cyane. Ibyo ntabwo bizakunda. Hari byaduciye muri humwe, ariko ntabwo nkeka ko bizakunda. Banyarwanda barakora space nk'izi ngizi,
izo za ribu ntizirukanye kujya gushaka abo bantu barimo bensita abandi kuzakora jenoside, ariko barirukankana umuntu nka Ingabire uvugira rubanda ati mwishyure abantu ba Kangondo, muzamure ireme ry'uburezi, muzamure ubuvuzi, ba dogiteri n'abavuzi bahembwe neza, abarimu bahembwe neza, mukajya kumufunga, mugasigarana ibifobagane, mugasigarana izo ntorekazi ngo zitangiye kuvuga ngo zizakora jenoside ngo ikubye inshuro 7 yabaye. Ibi nibyo byerekana ko nabo banateguye iya mbere. Erega muri Bibiliya baravuga ngo muzabwirwa n'imirimo bakora. Banyarwanda ntibirakomeye, ariko bimaze kujyaho puratine ibintu byo kuzana gushyiramo imiyaga tugomba kubivaho. Abantu nk'aba ngaba ni uburozi, ni virusi muri sosiyete. Ariko mu gihe bayivana kuri sebuja, Kagame ati nzabakubiti ntihagira kwica isazi nzakoresha inyundo. Ati Patrick naramwishe, Sendashonga naramwishe, Rwigara naramwishe, Mirimo narasenye, Barnyahe bateruye na katapira bajugunya mu gishanga. Ibi byose twababwira ngo hari bitazashoboka. Kandi banyarwanda, ushobora kuba mutazi abanyarwanda munabibeshyaho cyane. Nabo bumva ko ngo bazakora jenoside ngo ikubye inshuro 7 yabaye, ngo bayikorera abahutura. Ariko okay, nshaka kureba iyo feasibility yayo. Okay fine, mu gisirikare turimo turabireba, working soldiers 65% ni abahutu. Ubwo muzajya kwica ababyeyi babo, banabafasha kujya kwica ababyeyi babo, iyo jenoside ntabwo izakunda. Kandi turazi ko mu batutsi batekereje nabo benshi. Izi njiji icyo zitazi ziratekereza ngo mu batutsi no mu bahutu muzakora jenoside y'abahutu. No, ntabwo abatutsi bazaba injiji kugeza ubwo birengagiza ibyo umuntu bita Paul Kagame na Kenya Mashini babakoreye. Rega twese twamaze gusobanukirwa ko ikibazo atari ubututsi cyangwa ubuhutu cyangwa ubutwa. Ikibazo ni inda zatunaniye. Aho Paul Kagame yajyanye abatutsi akajyana abahutu agatujyana abatwa muri Kongo mu izi ntambara, ariko batangiye kujya bamuha miliyoni 36 zabihabwaga buri kwezi mu gihe cy'imyaka 18, aho yabonye miliyari 15 z'amadolari y'Amerika. Yigeze aho abanyarwanda se akizi ntambara nanje bazirwanye naho tuba tw'abatutsi. Ngo Paul Kagame afata ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abahutu n'abatwa akabatwara muri Kongo akabakoresha izo ntambara, barangiza bagafata iyo mitungo bo bagakira. Muri abanyarwanda amezi 3 ashize nabwiraga ko mfite amakuru ko umuryango wa Paul Kagame wibitse miliyari 11. Umuryango wa Paul Kagame n'inshuti zabo babashumba abantu ngo bavanye ngo amafaranga ntabwo bishoboka. Garakese ntabwo murimo kubona ko leta ya Kongo babwira ko Kongo yaherezaga Kagame miliyoni 36 za buri kwezi mu gihe cy'imyaka 18. Ari nayo mpamvu umunsi Faca yahagaritse Kagame yabaye umusazi agatanga izi ntambara. Banyarwanda bamwe babyina n'indirimbo kagwa n'intambara batazi ba nyirazo. Ibi nibyo twabwira abanyarwanda ngo bitonde. Izi ntambara zirimo ubugome bwinshi, zirimo amabanga menshi abantu batazi. Ababyeyi babyare bajye guhahira Paul Kagame n'umuryango, bajye kuzana za kota za diyama byaki byose, narangiza ye no guhemba abarimu. Nimba koko izi ntambara twabagamo ari izo kwagura u Rwanda no kugira gute, miliyoni 36 yabonaga za buri kwezi iyo Kagame azishyira muri investment mu gihugu cy'u Rwanda, inzara dufite ntabwo ibihari. Ako ntagatsiko kw'amabandi kwaje intwaro kafasha igihugu nk'uko Evode yabivuze, kigwije imitungo katujyana mu ntambo izadusigira ibisi, izadusigira icyo twita ibikomere by'igihe cyose. Banyarwanda kongera tubabwire ngo bacire birarura, jenoside bavuga ntabwo ishoboka. Ari abahutu baciye ubwenge, ari abatutsi baciye ubwenge, ntawe uzongera kubaryamo umureti. Rutaremara ngo twagomba kumena amagi kugira ngo turye umureti. Abatutsi bagomba kuba ibitambo kugira ngo babatutsi bari hanze bafate ubutegetsi. Nibyo yavugaga. Of course. Aho bavuga ngo quelque fois le mari robot, ngo burya ngo hari igihe ibi bivamo ibyishimo. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hari abo yaviyemo ibyishimo, barubatse za Nyarutarama bafite amaviro, batunze na za miliyari,
mwene Rutagambwa yinjiye afite akantu k'akamarete na bote, ariko ubu ngubu atunze private jet 5, afite miliyari 11 z'amanyamerika bibitseho n'umuryango, abandi baraho ngo bazakora jenoside inshuro 7. Banyarwanda, there is no joke. Niyo mpamvu mvuga ngo ntore kare dufitanye urubanza. Badepite mutavugira rubanda bikaba mubireba, basenateri mutavugira ibintu bikaba bimureba, ba majoro ba generali bakone ibi byose bamureba ntimugire icyo muvuga. Nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza, kandi amateka hari icyo azababaza. Bakoloneli mudakadiri, ba generali mudakadiri, this is the right time yo kwidebarasa ingoma yabashyize mu kangaratete. Hari abibesha ngo ubutegetsi bufitwe n'abatutsi. Reka ubutegetsi bufitwe n'agatsiko k'abatutsi, ahubwo bacikamije abatutsi bagenzi babo. Ego twabibonye no kwa Habyarimana cyangwa no kwa Kayibanda, ariko cyane cyane kwa Habyarimana. Twese abo bose bafite ubutegetsi? No, bari kontra abatutsi, nibo bagiraga kontra nziza cyane. Bakigara senda bitaga ba Sakumi, barubangura abandi bose, bari abantu bakora bikorera nta muntu bagengaho. Ariko dufite RPF yaje n'abatutsi babicira kwigarariye. Turabizi ko kugira ngo FPR ifate ubutegetsi abantu batatu bagizemo uruhare: Rwigara, Rujugiro n'umuntu bita Kajegwa. Bari hehe? Bose uwabo batishe barabangaje. Ubu ngubu ngo Kajegwa yakora kodesha za Kacyiru, umuntu ufite biliyoni za biliyoni Banyarwanda. Niyo mpamvu twe tuvuga ngo twe twakebutse kure. Turabizi ko ibyo bibeshya, ntabwo abatutsi bose ari injiji, ntabwo abahutu bose ari injiji, ntabwo abatwa bose ari injiji. Twarasobanukiwe ibi ntabwo bizakunda. Iyo jenoside bavuga ngo bazakora ntabwo izakunda, kuko amakosa yabaye yongeye kuba. Abanyarwanda bafite ikibazo, ariko ibi byose n'iterabwoba abanyarwandakazi batabaterwa batagira gute. Umunsi umuntu akuvuga ngo Banyarwanda muzirinde ikibi, muzirinde kugambana, muzirinde kwivuguta mu bwicanyi bwa FPR, kubera ko nyuma y'ibi byose bazaba urubanza. Mubareke babyivugutemo bonyine, bazagende bonyine. Banyarwanda, ari niyo mpamvu dushimishwa n'ibi byose. Ugiye kureba muri gereza ntabwo hafunzwe abahutu gusa, n'abatutsi barafunze kubera ko bavugishije ukuri. Kizito yapfiriye Abanyarwanda. Umunyarwanda bakwibeshya akivuguta mu bwicanyi bwa FPR yaba apfobeje amaraso ya Kizito. Kizito yapfuye ku bw'ineza y'Abanyarwanda, aremera nka Yezu Kristo, aritanga, atanga amaraso ye kugira ngo Abanyarwanda bakizwe, bacungurwe. Dutekereze ku cyiza cyatuma Abanyarwanda babana. Hari utazakunda abo bibeshya ngo bazakora jenoside, baribeshya cyane. Inosi bayizi igice. Shitani yaciyemo muri humye Abanyarwanda birya biraba. Tuzi ko FPR ifitemo akaboko kanini cyane pe. Kagame adahanura indege ya Habyarimana aka kanya, ibi tuvuga nabyo tuba tuvuga. Bamwe muri twe ntabwo tuba turi za Canada, za Amerika, za Burayi, by the way. Akumwe Rutagambwa yabyaje umusaruro, Bakabarebe Bamubaraka bayibyaje umusaruro, batunze amamiliyari, bagumya bagurisha emotional z'abacika cumu, bagumya bagurisha emotional z'abahutu, ngo bazagumye bagenda ngo buhora. Ariko ibi byose gitera ninde? Wa wundi wanze gusangira ubutegetsi, wanimukiye muri Congo akanga diri wamuhaye, none aho bigeze. Banyarwanda, ni bikomeye cyane, dutangiye kujya tuvuga ibintu bikomeye cyane, kandi nta n'umwe atinye kubivuga, kubera ko aho ibintu byageze noneho nta banga rikirimo, nta bintu bya pulayitini tugomba gushyiramo. Niyo abantu batangiye bavuga ko ngo bazakora jenoside ikubye 7 yabaye, mwumva icyo bishatse kuvuga. Ibi byose tubetse bigatambuka gutyo tubivuzeho, natwe twazaba abafatanyacyaha. Niyo mpamvu ibyabaye nize ko byishe Abanyarwanda ntabwo bizakunda. Tumye turebe rero ngo perezida araje, ngo yakiriye Obasanjo, umuvugizi wa guverinoma ngo ari mu kiruhuko, minota itarenze 30,
barimo barivuguruza bagize gute irimo bitambuka muri iriya ngoma ni birebire cyane turimo turayibona ariko ikituraje ishinga ntibajye gusinya hariya kwa Trump barangiza ibibazo intambara zivemo bagure abana bacu turebe ko twasubiza ibintu mu buryo kandi byose turavuga ngo amahoro mu karere intambara ya Congo byose bizakemukira i Kigali kandi Kagame bikavuge ngo FPR hari abo tuvuga Kagame bakibwira ko tuvuze Kagame answa no Kagame ni symbole ya killing machine. Killing machine rero irimo abantu benshi kugira kwa mudugudu. Killing machine varia hejuru mu generali imanuka ikagira mu ntara ikagira mu mirenge ikagira no kwa mudugudu. Hari uhagarariye killing machine. Iyo tuvuze Kagame ntabwo ari Kagame answer tuba tuvuga the whole killing machine name brand ya killing machine ni Paul Kagame. Nujya ubona Paul Kagame tuvuze ngo killing machine ni Paul Kagame nurya kwa mudugudu hasi umuhagararira guhungeta za nyumba 10 urya nawe buriya ni the same brand ya killing machine. Killing machine babizanye kabe yatubwiye ngo Kagame ngo akiva muri Amerika ikintu yababwiye ngo mu training ngo za killing machine ngo aho zizanyura igihumeka cyose gipfa nibo babivuze kandi kuko urebye kuntu binjiye izi namba za Paul Kagame kuva utangiye kuziyobora turi hariya mu Mutara babagaga abagore babavanamo amana babafomoza bagira gute bicega abantu nabi cyane uko yabisabye niko babikoze. Kagame yatubwiye ngo Kagame akiva muri Amerika yeza dusanga ngo du training za killing machine ngo aho zizanyura hose ku buryo igihumeka kizaba gipfa nibo babikoze kandi byarabaye koko hari n'ababiguyemo baganirwamo batabizi binjira no muri izo nterahamwe zashinzwe n'inkotanyi kuko wari uziyoboye ni Kajuga kandi Kajuga mukuru we yari ihabara rya muka Kagame ko turiya wari ufite uruganda rwa Sorimex mu by'ukuri Habyarimana bamwe tujijeho interahamwe atanazizi umupangu w'inkotanyi ku byaremeza uzumve mu bintu bajye bavuga Kajuga ntibajye bamuvuga mu bakoze jenoside Kajuga nta uzasanga izina rye rimo ngo yarapfuye ngo Kinshasa kandi mwavuga ko ashobora kuba muri Amerika Latine nta muntu ujya umuvuga. Hari abandi bashingwa jenoside banapfuye bakajya no gutabura imva zabo ngo bameke igishobora kuba aribo. Kajuga ntuzumva bamuvuga bajya bavuga ko Kajuga ashobora kuba ari ahantu za Brazil cyangwa za Mexico ari yabo aho kubera ko ari muri deal z'inkotanyi abanyarwanda. Ibi ni ibintu bikomeye cyane tuzagenda tuvuga kandi abantu bazajya bamenya ukuri. Tube turetse ibingi bya Paul Kagame rero bigumya kuba amayobera ibyo byose ko tuzanabimenya bakomeje guhuzagurika cyane ariko ibi byose nta bindi ni cya kinyoma kimeze nka cya kinonko kiba kitazi ko umunsi umwe umwijuru kinonko utamenya ko imvura izagwa kigashonga. Muri Kongo naho ntabwo bikomeje koroha cyane intambara muri Sud Kivu zirakomeje cyane aho Wazalendo abarundi bakomeje kwerekana akazi gakomeye cyane aho inkengero za Kavumu turimo tubireba za Katana turebe ukuntu ibintu bimeze za Kalehe turimo turabireba hose aho mu bigaragara ko mu by'ukuri Bukavu igoswe ahubwo ikintu kirimo kiburamo ni aso finali yo kwinjira hariya hantu twagaruka no muri hariya muri za Warikare naho barimo baragerageza ariko FARDC Wazalendo bameze nabi cyane waza hano za Masisi naho intambara zimeze nabi cyane anytime uzagira muri Sake uva muri Sake uzamuka Mugunga hariya tukareba muri Rucuro naho amaoperasiyo ya Wazalendo FARDC akomeje kuba agenda agaragara cyane ni ibintu byose by'amuruna ko mu by'ukuri ari Goma ishobora kuba yugarijwe ndetse ari na Bukavu yo ni ibintu bitoroshye cyane. Izi ni intambara turimo tubona kandi ubona ko Kigali RDF 23 bashaka gupushinga mbere yo kuwa gatanu ariko FARDC na Wazalendo ndetse n'abarundi nabo bagakomeza gupushinga ariko izi ntambara bigaragara ko nibwo zijya zerekeza uriya ntangiro ya za ntambara bababwira intambara z'urubujya gutangira. Banyarwandakazi mwitegure mwe gupfusha ubusa ufite akantu yibitseho muyobanya mutagira akazaza ejo mutangire kubibikaho to n'utwo tunini twa malariya tw'umutwe twa penicilline ntawe ubizi kuko Paul Kagame akanga kuva muri Congo kandi kuva uyu munsi ndimo kubibona izi ntambara zishobora
kuzarivasinga ibiri hariya bikaza hakuno. Banyarwanda kandi tubumye tubabwire ngo mwirinde kugambana, mwirinde ubugome, mwirinde kuzinjira mu bwicanyi bwa FPR. Iyo kiringi mashine mwireke izagenda yonyine, ko nyuma y'ibi byose abanyarwanda bazabana, abahutu n'abatwa bazabana, abahutu n'abatutsi bazabana, abanyarwanda bazabana n'abakongomane, tuzabana n'abarundi, tuzabana n'abatanzania, tuzabana n'abagande, tuzabana n'abanyakenya. Kuko ikibazo dufite ni izi policies, politiki y'ubushwanyi n'amahanga ya Paul Kagame na kiringi mashine yiwe. Igihe bazatakiri mu nzira, abanyarwanda tuzashaka ibisubizo by'ibibazo byose kiringi mashine ya Paul Kagame FPR yadushoyemo, kandi ibi byose tuzabegeraho dushyize hamwe, abatwa, abatutsi, abatutsi n'abahutu, dushyize hamwe tukabona ko ikibazo ari icyacu twese hamwe. Ngumya nshimira mwe mwese muri opposition hanze ahangaha n'imbere mu gihugu. Ega Kamija TV yibeshyaho bazi ko nazirangabo zose ngo ari za kiringi mashine, ntabwo ariko biri. Ibi byose azayibona umunsi nyirizina ko yibeshye. Nk'ibisanzwe rero nanje mu kiganiro kigufi cyane, murabizi amakarita bari menshi cyane, ariko dukurikirana ibi byose tumye tubabwira ngo mugumye kuba maso kandi mwirinde icyo ari cyo cyose cyazabazanamo amacakubiri. Mureke kiringi mashine igumye kugenda irindi muka yonyine, ko tubizi ko nyuma ya Paul Kagame na FPR u Rwanda n'abanyarwanda bizahura. Murakoze rero mwe kumwe nanjye Francois Mutuye mu bukuzi bwa bumwe. Nk'ibisanzwe mukora subscribe, like and share, kandi mutere musiga commentaire, tubabwira ngo turabakunda. Nanone mbisubiramo, banyarwanda mwirinde ikintu cyose kizabazanira urwango, inzangano, ubugome no kwivanga n'ibi byose mubona propaganda za FPR zo kuzakora ubwicanyi. Banyarwanda ntimuzinjire muri ibi kandi muzatungura. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro.